somera tugendane. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye. Ifarashi mbese n'ibintu urwaye n'uburwayi urwaye n'indwara z'uburebonestaye n'uburwayi urwaye budakira ndetse n'intambara ufite zidakuraho zitavaho. Ndakubwira ngo niko kuri ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Hari ikintu Uwiteka aje kugukorera, hari uburwayi aje kugukuramo, hari intambara aje kugukuramo. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Ifarashi yaba uburwayi, ifarashi yaba ubuzima bukomeye. Nibyo mbabwira ngo kwera imbuto. Ushobora kuba ifarashi kuri inyuma ariko ubuzima bukomeye. Ushobora kuba uri gusenga ariko ukabona ifarashi iri kukugenda inyuma. Ariko ndakubwira kurikiranyira ijambo, ndakubwira we kugira ngo wumve uhembuke umutima. Iyi farashi igukurikiye y'uburwayi, iyi farashi igukurikiye y'ubukene, hari icyo Uwiteka aje gukora ku buzima bwawe, hari icyo Uwiteka aje guhindura ku buzima bwawe. Ndakubwira ngo ifarashi n'uwihetse none habiroshye mu nyanja. Hari igihe ushobora kufita amadeni, hari igihe ushobora kuri mu mahanga ariko bitameze neza. Ndakubwira ko Uwiteka aje ku buzima bwawe, ndakubwira ko Uwiteka aje kubaka kandi azayishyira hejuru. Ngo nanjye nkayishyira hejuru, ngo nanjye nkayamamaza. Topikutarasikarabosha inigome. Imana ishimwe yarakwamamaje, natwe reka tuyishyire hejuru kandi tuyubahishe. Kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni intwari mu ntambara. Tole sando shekita vonema lesanda waya sankaya boshangaya belese waya nene wanse losikivo helabo jele waya sika. Uwiteka niwe ntwari kandi niwe ntwari mu ntambara. Ndakubwira uri mu ntambara, ndakubwira ufite amadeni, ndakubwira urwaye uburwayi budakira. Ibihe byiza nshuti mukunzi wowe ukurikirana Savana TV Show ndetse n'ibishura TV1 ndetse n'ubugingo TV1 nibyo. Ibihe byiza cyane kuri wowe nshuti mukunzi ukurikirana Savana TV Show ndetse ibishura TV n'ubugingo TV1. Muraho neza, nitwa JP cyangwa se Jean Paul Kimanuka. Hanyuma tunejejwe cyane nuko tujye kongera kandi nanone kubagezaho ibyiza by'Imana. Ndi kumwe na mwene data ngira ngo atangira dusuhuza, ari buze kutwibwira amazina ye hanyuma duhereko tuganira. Yesu ashimwe cyane mwene data. Yesu nashimwe cyane. Nitwa Ngendana nayo Jean Paul. Yego. Nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza. Nkaba mfite intumbero kugira ngo ngeze ku banyarwanda ivuga butumwa byiza kandi imitima yari isa nk'ayiguye yongera igahembuka. Yego. Ntabwo ari abanyarwanda gusa bagukurikiranye, n'abanyamahanga ntacyo. Abarundi hirya no hino, ba diaspora bari hirya no hino muri Amerika, muri Asia, Oceania, mu Burayi ndetse n'ahandi. Turakwakire kuri kamera zacu. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo ngusengere Imana hanyuma niturangiza tuganira ariko twasenze. Ntacyo bitwaye rwose. Data wa twese mwiza uri Kristo w'Imana, imbazwa ibihe byose niwe Imana. Nukuri mwami mwiza uri umukunzi wacu, uradukunda kandi uratuzirikana. Kumanywa na nijoro ni wowe Imana. Twakiriye umuntu wambaye inyama n'amaraso, ariko turinginga umwuka urangwa mukoreremo rwose. Ducyashye buri miyaga yose na buri butware bwose butari ubutware bwawe. Turavuma imbaraga zose z'abazimu n'imitekerereze yose y'umwanzi. Twemereye umwuka wera kugira ngo tuganze. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Hanyuma Ngendana nayo Jean Paul, ngize amahirwe yo kwakira Jean Paul mugenzi wanjye. Hanyuma Jean Paul Ngendana nayo ubundi mu busanzwe ni muntu ki usibye kubura umuvuga butumwa, ariko ubundi duciremo mu ncamake gatoya mbere yuko utuganira abantu bamenye ngo ugiye kubaganiriza ni runaka. Ngendana nayo Jean Paul ubundi ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ngendana nayo ni umuvuga butumwa bwiza nk'uko bisanzwe. Navutse bikomeye bigoye, ariko Kristo angirira ubuntu bwo kugira ngo mbicyaremwe gishya mvuka bwa kabiri kugira ngo ngeze ivuga butumwa ku banyarwanda, kugira ngo Imana igende isohoza umugambi yavuze ku muntu. Ngiye gusobanura ndi muntu ki, ahubwo ndo umuntu w'Imana. Cyo nshinzwe nukuba nanjye nkagira ubumuntu, nkafasha imitima yihebye igahembuka. Kugira ngo ihembuke rero nicyo gituma bazabona imbuto, ngo ijambo ryaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Nicyo cy'ukuri rero kandi
kandi cy'ijambo buriya nicyo kigaragaza umuntu wari we, kuko kubwira umuntu muri iyi minsi ngo nduyu, ahubwo imbuto tugenda dufasha abanyarwanda ndetse bo mu mahanga atandukanye, nicyo kigenda kigaragaza abo turi bo. Yego. Niyo ntumbero mfite cyangwa niko kuranga navuga ko ndi umuntu w'Imana. Yego. Yego. Urakoze cyane, uko biri kose uradusubije, kandi mu by'ukuri koko wa mugani uti intego yanjye mfite niyo kugeza abantu nk'amagambo y'Imana, ati kandi no kuberera imbuto zikwiriye abihannye, kandi bakamenya ukuri, kandi bagafashwa n'iryo jambo bagiye kumva aka kanya tugiye kubagezaho. Yego. Yego. Mu by'ukuri avuze ikintu cyiza, wenda ngira ngo tukivugeho gatoya niturangiza tuganire ku kintu cyitwa imbuto. Ubundi mu bisanzwe igiti cyose kigaragazwa n'imbuto cyera. Yego. Hanyuma muri iki gihe imbuto turimo turazibura cyane. Abantu bazabwirwa n'iki ko turi ibiti kandi turi kubura imbuto? Buriya imbuto impamvu ziri kubura ni ukutihangana ubuzima ugezemwo, cyangwa se kutihangana kuba warasenze nutegereza Imana ikore ugasaka kwirwanirira, nabyo bigenda bituma imbuto zigenda ziba nkeya mu bantu. Ariko ku muntu wihangana agasenga, akayoborwa n'amasengesho, akayoborwa n'umwuka wera w'Imana by'ukuri, abasha kwera imbuto, kuko ijambo rivuga ngo ninjye uzababashisha kandi ninjye uzabakoresha iby'ubutwari. Icyo gihe rero iyo utegereje Imana ukihangana, igukoresha iby'ubutwari, ubundi ikakugirira neza, za mbuto abantu bakazibona bakagufasha gushima kuko wihanganye. Yego. None ubwo mu gihe imbuto zabuze ni iki umuntu yakora? Icyambere, imbuto zibuze ariko dusenga, imbuto zibura tubwiriza, imbuto zibuze tuyoboye amadini, imbuto zibuze dukoreshwa n'ibitangaza. Yego. Si igitangaza ko umuntu akoreshwa ibitangaza ariko nta mbuto agira. Ndakumva cyane. Yego. Mbega mu yandi magambo ko imbuto zibuze, kandi ibyakagombye ibigaragara insengero twazigiyemo twiyirije rororo n'ibindi byinshi zikaba zibuze, ni ikihe kintu kindi dusigaje kuba twakora kugira ngo mu by'ukuri byanga byakunda izi mbuto zigaragare mu gihe cyuko twagerageje bikanga? Reka bari ko mvuga, se haracyari amahirwe cyangwa amahirwe yararangiye? Amahirwe aracyahari, kuko buriya Imana nayo igira impuhwe kandi igira ibambe. Yego. Kuko Imana ije guhora cyane, yahora ihereye iruhande, ariko kubwo igira imbabazi nicyo gituma igenda ihembura imitima ya buri umwe n'umwe akayoba. Noneho yamara kuyoba ugasanga kubera ko Imana hari icyo yamuvuzeho, ugasanga iramugaruye. Ni nacyo nkuriraho iri jambo mbwiriza abantu, kugira ngo imitima yacogoye yongereye igwiza imbaraga z'umutima, ngo nuko umwana aragenda agwiza imbaraga z'umutima. Biva muri iri jambo rero tugiye kwigisha, kugira ngo n'uwacitse intege za mbuto atakera nabasha kuryumva umutima wongera uhembuke, yongera asubizwemo imbaraga na Kristo. Yego. Yego. Ndakwakiriye rero, gumamo mu mavuta, ndumva ibyo ari byo byose ntakomeza kukubaza byinshi, ahubwo reka tuzamukiremo mu izina rya Yesu. Karibu cyane. Imana iguha umugisha kuba unyakiriye, kandi igomeze kwaguriza kugeze no mu mahanga yose. Imana ishimwe. Rero mbere yo kugira ngo dufate umwanya wo kusoma ijambo ry'Imana, uko nabibabwiye, nitwa Ngendana na Jean Paul, nongere ndisubiremo. Ubwo rero Imana yangiriye neza, narihanganye, ndihangana bikomeye. Ni nacyo gitumye abanyamahanga muri kunkurikirana, cyangwa se nizo za mbuto. Gusa neza no kubera imbuto Imana ikakugeza ku rwego yumva ishaka. Nicyo gituma nje kubabwiriza ijambo ry'Imana. Yego. Rero mu by'ukuri gumamo, banza ihangane gatoya, gumamo aho ngaho. Yego. Ni biki wihanganiye? Nihanganiye ubuzima bugoye, mbo mu Kristo natangiye gukizwa 2009. Ubwo Imana imbwira isezerano ry'ubukwe, dore murareba ko Yesu yangiriye neza. Ubwo rero ndihangana, ubukwe bwabaye nyuma y'imyaka 10. Nyuma y'imyaka 10 nibwo ubukwe bwabaye, buba 2019. Biba 2019. None bimaje kuba 2019, Yesu angirira neza, yankoreye ubukwe nta bintu bikomeye. Nakundaga kuvuga Imana, nta amaturo, ntarebye umuntu ngo ni isura cyangwa n'inzobe, ahubwo nkatumbira Yesu Kristo.
nkajya mvugana nawe akambwira akazangirira neza. None nk'abantu munkurikiye murabona ko Yesu ari kugenda abikora, ari kugenda abirema ahindura amateka. Niyo mpamvu namwe muri kugenda munkurikirana, ariko biva mu kwihangana, biva mu kugeragezwa ukanesha. Nari ubusa ndihangana, inzara yarandiye, ariko Kristo hari ukuntu ari kugenda abikora. Warinde ntarakizwa icyo gihe, nari umwana muto cyane, ariko nakundaga ibintu byo gusenga ndi umwana muto, kubera ibigeragezo n'ibibazo bituma negera kuri uyu mwami. Maje kugeramo rero mbona kusohokamo, mbona ni ikibazo, mbona na ahantu habi naba ngiye. Ndavuga tereka nigumire muri uyu mwami. 7,000 bitarapfukamira Bayali, ariko ndakubwira ngo wowe kugira ngo uvemwo nurangiza kuvamwo, Kristo yakugirira neza. Kandi Yesu arahari, aracyakora imirimo n'ibitangaza. Yego. Okay, reka nkwakire. Ibyo ari byo byose ntabwo navuga ngo dutinde mu buhamya cyane, ariko wowe ku giti cyawe nk'umuyobozi uri kuyoborana n'umwuka, ubu buhamya nugenda unabutwinjizamo nta kibazo. Ijambo ryose mbega umwuka kuyobora, iyo uganiriza abantu ku cyanditswe, hanyuma kandi ukanabaha n'ingero zifatika zaho si impamvu ya bwa butumwa bifasha abantu cyane. Rero ndakwakiriye, icyo uri bukenere kunkoresha ndagufasha nta kibazo. Karibu cyane. Yego, Imana ibaha umugisha. Arakoze kumpa ijambo, kuko n'ubundi ijambo Kristo yariguhaye ntabwo ari kwambura. Reka dusenge Imana muri ijambo tugiye kumva, kugira ngo mukurikirane mwe muri mu mahanga, kandi ndasaba kugira ngo imitima yanyu muyigize hafi, mwumve icyo umwuka abwira amatorero, mwumve icyo umwuka abwira umutima. Nkeneye ko muhembuka mukambara imbaraga, nta kindi kinzanye kuvuga ubutumwa ku rubuga. Data wa twese turagushimye, uri Imana nziza kandi urera kandi urakiranuka. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ijambo ryawe ntirihinduka. Mwami turakwinginze kugira ngo aya materaniro agiye kubaho ntaba ari twe, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Icyo nkeneye nuko abanyarwanda bafashwa, icyo nkeneye nuko abanyamahanga bafashwa, icyo nkeneye nuko ikiremwa cyose cyumva izina ryawe cyose cyahemburwa nawe n'iri jambo. Rero Uwiteka Nyiringabo, gukora kubukwawe, kunesha kubukwawe, icyo nyene nuko imitire boshane vai botekire bone once la la sire bo ke la vai do ke la shira bo nesta bo ke vai ni once toshaya piwaya sikini waya loteze vo la bo shiki talazando ke la me. Icyo nyene nuko imitima y'abanyarwandikira hote la befone kitalasika, imitima ibabaye, imitima ifite agahinda, nuko akongera ikambara imbaraga maze igahembuka, iri jambo rikagenda rihembura imitima y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Uwiteka Nyagora ku ngoma, turagushimiye kuri jambo tugiye kurivuga kandi dushoboje, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Okay, ndagira ngo mfashe, kuko buriya ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Kristo ni ujye uyobora mu by'umwuka cyane. Ndagira ngo mfashe ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana, abakurikiranye babohoke, kandi tuzagabana no mu gihugu cyo mu ijuru. Imana izadushoboze tuzakibemo. Yego. Twagenda wambwira ntacyo. Nsomera kuva ibice 15, kuva ibice 15 ku murongo waho wa mbere. Igitabo cyo kuva igice cya 15 n'umurongo waho wa mbere haravuga ngo, yego, maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka. Reka tugendane gakeya cyane. Mbese Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka bati, baririmbira Uwiteka bati, soma tugendane. Yego, twagiye. Yego. Baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, yego, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ndaririmbira Uwiteka kuko akura ku cyava. Ndaririmbira Uwiteka kuko yankuye muri Egiputa. Ndaririmbira Uwiteka kuko yantabaye akandengera byari bikomeye. Nawe uri mu makuba, nawe uri mu bibazo bikomeye, nkubwiye iri jambo kuva 15 ku murongo wa mbere, hagufashe akunezeze, kuko ahariho Abisiraheli bari mu gihugu gikomeye, ariko Uwiteka abagirira ibambe, abakura kure. Nawe ndakubwira ngo uve kure, nawe ndasaba ngo ugira huva, ugira hugera, wongera utera intambwe. Hari ibyagucogoje, hari intambara ubona ziri mbeze zikuriho, ariko ngo uraririmbira Uwiteka kuko umaje kwambuka, kuko umaje kuva ahantu hagayitse, kuko
ko umajije kuva mu bikora bonestai bosheneta wibutse na kera ukareba naho ugeze ubu hari inyanja yakwambukije hari Egiputa yakwambukije ndi nkawe nahereza Imana icyubahiro nshingiye kubw'amateka ndetse n'amaso yawe yabonye reka Kristo agomeza akore ku buzima bwawe reka twumve ijambo ry'Imana turi gusoma ibyo Abisiraheli ukuntu bavaga muri Egiputa kugira ngo twumve icyo iryo jambo ry'Imana ritubwira somera tugendane ifarashi n'uwihetse yabiroshye ifarashi mbese n'ibintu n'uburwayi urwaye n'indwara z'uburebonestaye n'uburwayi urwaye budakira ndetse n'intambara ufite zidakuraho zitavaho ndakubwira ngo niko kuri ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja hari ikintu Uwiteka aje kugukorera hari uburwayi aje kugukuramo hari intambara aje kugukuramo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja ifarashi yaba uburwayi ifarashi yaba ubuzima bukomeye nibyo mbabwira ngo kwera imbuto ushobora kuba ifarashi kuri inyuma ariko ubuzima bukomeye ushobora kuba uri gusenga ariko ukabona ifarashi iri kukugenda inyuma ariko ndakubwira wo kurikiranyira ijambo ndakubwira we kugira ngo wumve uhembuke umutima iyi farashi igukurikiye y'uburwayi iyi farashi igukurikiye y'ubukene hari icyo Uwiteka aje gukora ku buzima bwawe hari icyo Uwiteka aje guhindura ku buzima bwawe ndakubwira ngo ifarashi n'uwihetse none habiroshye mu nyanja hari igihe ushobora kufita amadeni hari igihe ushobora kuri mu mahanga ariko bitameze neza ndakubwira ko Uwiteka aje ku buzima bwawe ndakubwira ko Uwiteka aje kubaka kandi aje kugukomeza Imana ishimwe somera tugendane Uwiteka ni imbaraga zanjye Uwiteka ni imbaraga zawe muri icyo gihugu Uwiteka ni imbaraga zawe muri iki gihugu cy'u Rwanda Uwiteka ni imbaraga zawe ndetse mu buzima ndetse no mu bucuruzi ndetse no kubaho kwawe niwe biri mu biganza byiwe Uwiteka ni imbaraga zawe ese ufite imbaraga z'Imana ese ufite Imana nuwuhe mubisha wakurwanya ijambo ry'Uwiteka rikavuga ngo nimukomanga muzakingurirwa ngo kandi nimumpamagara nanjye nzabumva nicyo kivuga ngo Uwiteka azaba imbaraga zawe mu gihe gikomeye kandi gikakaye haleluya ni indirimbo yanjye ampindukiye agakiza aguhindukira agakiza enote javone taya lilitakutaya ambara imbaraga ubyuke wambara imbaraga rebone stizevo lesikini kutaya sika byuka wongera wambara imbaraga byuka wongere ukwishyire wongere usenge hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali hari ibihumbi 7 bikeneye imbaraga z'irebo shayini leta kutarasarabo henetarazavaya unetokenema nkubwire ngo nta cyakuraho umugambi w'Imana nta n'ikintu cyakura cy'Imana yakuvuzeho nta kintu cyakuraho icy'Imana yagutekerejeho leta boshene kita rezene kire destaya ndabwira abanyarwanda ndabwira abanyamahanga kugira ngo ijambo ry'Uwiteka rigomeze kwamamara ku isi hose yuko Yesu ari umwami ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja maze Abisiraheli barambuka byari bikomeye byari bigoye ndakubwira ubuzima wari ubayemo urabuzi nubwo uri mu mahanga ubuzima wanyuzemo ariko shimira Yesu wagukuye mu buzima bubi shimira Yesu wakujyanye mu mahanga shimira Yesu wakuzanye mu Rwanda roteze boshande kiniwaya lesa bokiniwaya Imana iguhimbaraga cyane wowe uri kumvira ijambo wienetarazenema imitima y'abanyarwanda yongezwe imbaraga imitima y'abanyamahanga yongere nyamara imbaraga one toke la sando bzuka urabagirane kuko umucyo Uwiteka ukurasiye komeza dusome tugende uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza iyo niyo Mana yanjye nkagira gute nayihimbaza ku manywa na nijoro leti topesha lavaigo de bonekire de star ndavuga Imana ikomeye ndavuga Imana ya Isiraheli ndavuga Imana ishobora byose ndavuga Imana ihindura amateka ndavuga iyo iyitangaje yagiye gukura kure yagiye gukura mu biteye ubwoba bikakaye ndavuga Imana yagukuye mu nzu wavirwaga ndavuga Imana yakuye abanyarwanda ahantu hakomeye mu nzu z'ibizatsi ndavuga Imana igejeje aho u Rwanda rukomeye kugira ngo iyagihembura imitima y'abantu yagiye bakura mu nzu z'ibyatsi zavaga Kristo abagirira neza ariko nimukibagirwe kwaraho yabakuye imitima y'abanyarwanda ikeneye guhembuka kandi n'amahanga ikeneye guhembuka Uwiteka aracyahari nuko rero ngo ndababwira Uwiteka bitangaje ngo kuko yaranesheje ku buzima bwawe yaranesha arakubaka wa musore we yarakubatse wa mukobwa we yarakubatse wa mupapa yarakubatse wole talasanda shayabo resikire vaigo destai retokene mango ya siregome Uwiteka arashaka ko mukizwa Uwiteka arashaka ko mwambara imbaraga kandi mugahinduka rwose mukabibyaremwe bishyashya Imana iguha umugisha komeza
niyo mana ya data nanjye ngo niyo mana ya data nanjye nkayihimbaza ndayishyira hejuru retopeshane kirevai dokelemi ngo nanjye nkayishyira hejuru ngo nanjye nkayamamaza topikutarasikarabosha inigome Imana ishimwe yarakwamamaje natwe reka tuyishyire hejuru kandi tuyubahishe kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni intwari mu ntambara. Tole sando shekita vonema resanda waya sankaya boshangaya belese waya nene wanse losikivo helabo shele waya sika. Uwiteka niwe ntwari kandi niwe ntwari mu ntambara. Ndakubwira uri mu ntambara, ndakubwira ufite amadeni, ndakubwira urwaye uburwayi budakira, ndakubwira uri kwa muganga, ndakubwira ufite ibibazo rere sando shaya, ndakubwira utabyara kudevone kita. Yesu niwe ntwari mu ntambara, yiteguye kukurwanirira intambara, yiteguye kuguha imbaraga, yiteguye kuguha ibihe bidasanzwe. Mana ishire bosha inigome lotezevo. Ndavuga urwaye amaso neto shalasika, ndavuga urwaye insiko retutezevaya, ndavuga wowe ufite intambara n'ibigeragezo, ndavuga kubaka byanze. Senga Imana izakubakira, senga Imana izakugirira neza. Heneto shene kita, hari Imana ije kubohora ubuzima bwawe, hari Imana ije kubaka na sandokene manse tutezevaya ngo kandi niyo Mana yacu reka tuyishyire hejuru. Imana ishimwe inoteja vai God star ati ndavuga gukomera yemwe rotesha ne malasaka ya bonewa. Ndabwira imitima yihe neta, imitima ikomeretse winitosha ndekuta. Haratsari byiringiro k'igiti cyatemwe cyongera kigashibuka maze amababi kongera akaba amababi. Kristo yiteguye kuguhembura ukamera nka cya giti cyatemwe, nubwo abagiti cyatemwe ariko Yesu yiteguye kuguhembura. Imana ishimwe cyane. Yego, amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Amagare ya Farawo n'inyanja byose yabiroshye hehe? Urwaye mu nda. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Amagare ya Farawo n'inyanja bye byose yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja. Yarengejwe mbese abantu baguhigaga, ibintu byaguhigaga. Itokela vangote shayi, akagambane kaguhigaga nini kutayasika. Ihumura twomera. Abantu bari gutinya kuvuga ivuga butumwa by'ukuri, bagashaka kudestaya. Ariko ndakubwira ukuri ko iyo uvuze ibintu bikurimo ukavuga ibintu biri mu mwuka wera w'Imana, Uwiteka aragushyigikira, Uwiteka arakurwanirira, Uwiteka arakuneshereza. Mwitinya ubwoba ngo reka mutinye, mwe gutinya uwica umubiri ahubwo mutinye uwica ubugingo. Kuki muri gutinya umuntu wakica umubiri ahubwo mwatinya wakica ubugingo? Kristo arabashaka kugira ngo muhembuke, mwongere mwambara imbaraga. Wowe uri mu mahanga ndakubwira, wowe uri mu Rwanda ndakubwira, wowe uri muri Kenya ndakubwira, wowe uri ahantu hose mu nce zitandukanye z'igihugu ndakubwira. Imana ibaha umugisha, Imana ishimwe cyane. Yego, nkomeze nta kibazo. Ku murongo wa 5 habarenzeho barokeye imuhengeri nk'ibuye. Ngo imuhengeri harokeweho nk'ibuye. Mbese umuhengeri waraje, ariko Mose yari afite inkoni. Ariko hari igihe abantu bavuga inkoni mukumva inkoni ni inkoni giti, mukumva inkoni ni inkoni buti, cyangwa mukumva ni inkoni bakubita mu ishyamba umuntu ari guse. Reka da, ntabwo ari inturusu, nta nubwo ari n'igishyitsi, hoya nta nubwo ari inkoni y'umutaka, ahubwo ni inkoni y'ijambo yari afite muri we. Nicyo yavuganye n'Imana kugira ngo Imana igisoze ayobora Abisiraheli. Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo iri jambo ribakomerere kandi babere inkomezi, ribabere ubwugamo. Rero Mose yari afite inkoni, ariko iyi nkoni ntabwo ariyo yari afite gusa. Icyari muri Mose nicyo cyahindutse inkoni. Nawe rero ijambo ry'Imana ari kwinjiye ryakubera inkoni, ijambo ry'Imana ari kwinjiye ryakubohora, wabohoka, wakumva umutima ubohotse. Rega gusenga nibwo buzima, rega gusenga niyo mibereho. Kristo arakeneye imitima yanyu nk'Abanyarwanda kugira ngo ihembuke, kugira ngo yongere yambara imbaraga. Abanyamahanga irabakeneye, abavuga indimi zitandukanye irabakeneye. Ndavuga ukuri kw'ijambo rivuga ngo ukuri niko kuzaba batura. Reka rero tubaturwe n'Umwami Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Amen. Ariko Imana ibaguha umugisha. Yego, ijambo ry'Imana nari mfite. Yego. Mu gihe nk'iki Imana impaye nuko Abisiraheli, kugaruka kwa Abisiraheli. Wow.
no kugaruka kw'Abisiraheli. Nanjye rero naragarutse ndihangana, ndagerageza ndanesha ndihangana. Nicyo gituma nanjye navuye muri Isiraheli cyangwa se mu Giputa ahantu hakomeye. Ndi kuvayo rero ndi kubabwira gukora kw'Imana, uko umwuka azajya agenda anshoboza niko nzajya ngezaho abantu iby'Imana ingezeho. Nimara kwambuka kuko nambutse ariko sindamenya neza cyane, sindakurikirana ngo numve cyane, ariko Kristo namara kugira neza nzajya ngenda mbabwiza neza uko azajya myobora mu mwuka. Ndabishimiye abari kunyumva, abari kumbona ushaka kugira ngo amfashe cyangwa mufashe mu buryo bw'umwuka. Uko nabibabwiye, Yesu yangiriye neza, yankoreye ubukwe, yampaye ijambo, yampaye agaciro, ariko nanone agaciro nkabwa namwe kuko nta tutabafite ntaho twavuga, nta nicyo twanahinduraho kuri ibyo byose. Rero urakomeza. Ndakomeza. Kuki wumva ko ari igitangaza gikomeye cyakubayeho kuri wowe kuba warakorewe ubukwe? Ni ikihe kintu cyagutangaje? Kuko ushobora gukomeza kuvuga yankoreye ubukwe kandi n'abandi ibubakorera, abantu bagahita bibaza ariko se uyu nguyu yabuze ibyo avuga. Ni ikihe gitangaza kiri mu by'ukuri mu kuba Imana yaragukoreye ubukwe? Ese ntabwo wari witeze? Mugani wawe wari mu Giputa kimeze nk'igikuta ku buryo nta bw'inyagamburiro, ku buryo wenda ushobora kumva ko kuba wavuga kenshi ku bukwe cyangwa kuba wabugarukaho cyane ari igitangaza kidasanzwe Imana yagukoreye. Buriya nk'abantu bankurikiye, buriya ngo tuva mu bubi tujya mu bwiza, cyangwa tukava no mu bwiza tujya mu bundi. Ni nk'uko dushima cyangwa se tugashimira aho tugeze ubu mu iterambere, kuko wibuka ngo uwibagirwa aho yavuye ntamenya niyajya. Nicyo gituma imbuto zigenda zigira gute zibura mu bantu. Rero iyo nkomeje iby'Imana yankoreye bituma ndushijeho kuyivuga kugira ngo nunkurikirana mu materaniro atandukanye babashe gufashwa. Impamvu rero nshima ko Yesu yangiriye neza suko n'abanyabyaha itabubakorera irababukorera cyangwa abantu batandukanye, ahubwo nuko cyankoze ku mutima. Kimaje kunkora ku mutima, wacu ntago bakora ubukwe rwose. Erega buriya ntago Imana yaje kugukorera ubukwe ntago ireba ngo ufite amafaranga, ufite aho wavutse. Ushobora no kuba uyafite bugapfa, ushobora kuba unayafite ukanaseba, ariko uhagarikiwe n'Imana ibintu byose bigenda neza. Byose birakunda. Rero niyo mpamvu ngewe yankoreye ubukwe, unkorera ubukwe nta nkwano ntaki, kandi izana inkwano atari uko ntetse imitwe, atari uko mvuze ngiravuze itavuze, ahubwo nkomeza kwizera Imana, numva ko izangira umuntu w'umugabo, nanjye nkajya nyiryamaho cyane. Niyo mpamvu rero ubukwe bungarukaho cyane mu gitangaza yankoreye, yangize umugabo. N'abantu muri nkurikirana murabona ko ndakeye kubera ko yahinduye amateka, kuko burya udafite urundi rugingo biba nabi, ariko ndashima Yesu ko yampaye mama. Nabaye mu buzima bugoye rero bukomeye cyane, nibana mba muri ghetto, kuburara nkaburara, ariko ndi umusore ufite inyatsi, ariko aho maje kubakira Yesu anyicira inyatsi, agenda yica umuzima, agenda akuraho umuzima. Nicyo gituma rero numva ko ibyo yankoreye byose ngomba kubiha agaciro, nkuko nanjye igenda impa agaciro. Sinambaraga, yambwiraga ubukwe nkumva nta buhari, nareba homba naho ndyama nkabona ntabwo, ariko amaje kuza mu bukwe ndamubona. Mbabwira ngo Yesu afite ibintu rero. Yankoreye ubukwe nkodesha inzu y'ibyumba 3 na saro, ariko nta kintu kirimo. Mu gihe ntashye ngeze mu rugo nsanga amadiva yuzuye mu nzu, ibintu byose byuzuye mu nzu, ibyo kurya birahari, inzara yanyishe, ndangije ndyama muri ya madive, ndavuga ngo se ngo ubundi kare kose waruriye. Niyo mpamvu rero byambereye nk'inzozi. Ubundi kare kose yarari. Niyo mpamvu rero buriya Kristo agira neza, nta niba yari iri mu nzu ntaki. Burerega iyo umuntu avuga ubuhamya bwiza Kristo yakoze, kandi agomeje kugenda ahindura amateka. Kuvuga ngo waratashye wowe wagiye mu bukwe, ugeze usanga intebe zirahari, cyane, usanga marido, ibintu byose mbega n'ibyo kurya, uti nta nzara rwose. Ni wowe muntu twakiriye kuri kamera wemeza neza ko Imana irimo, irahari, inzara ko yanagiye imwicira inzara, wa mugani wawe. Iranambika, urabona ko mbisa, urabona ko iri kugenda ibikora, kandi nifite icyizere ko izangeza n'ahandi hatara. Mu yandi magambo, ntihaze kugira umuntu ukugirira ubwoba
ngo atekereze ko uwicajwe kuri kamera wenda no gutera imbabazi kugira ngo mbega muri make hagire wabona ko ushonje cyangwa se nyine ko hari icyo ukeneye. Mbega abantu bashira ubwoba ntibakugirira impungenge. Oya, abantu bashira ubwoba ubundi ntago tugomba kuvuga Imana tuyisebya, kuko iyo uyisenze uri mu mwuka irakora. Abanyamwuka bo babyumva cyane kuko bari kubyumva. Nk'ubu hari abari mu mahanga bari kudukurikirana, bo barabizi. Burya hari uko iba yarabigenjeje. Erega burya nubwo umuntu yibagirwa gato ariko aribuka. Kwa kwibuka rero niko kwahoze umbaza unkurikirana, nanjye ndagushubisha. Rero Imana iduha umugisha kandi guha umugisha. Wakoze kumfasha kandi uzafashe n'abandi bataraba. Nivuga abo tumuri gufasha abanyarwanda, kandi turashima Imana yaguhaye ubushobozi, gomeze gusubize kandi gusubize naho kuyikwagurirwe n'ibindi byuma byinshi bikomeye. Oya, ufite amavuta ariko ibyuma byo birakenewe rwose. Birakenewe. Kuko tungutu nubwo ubona turi kukureba ariko dusa n'utugenda tugiramo, ahubwo nyabuneka wa mugani wawe watura ibyuma rwose. Noya nukwatura ibyuma mu izina rya Yesu, ubundi Imana ikabigenza neza kuko ufasha abantu utarangamiye nawe utarebye ku gishoro cy'umuntu. Rero iyi Imana yaguhaye ntago ufasha abantu, yagukiraho kudufasha ariko ugafasha n'indi mitima. Rero ntago izakuvanira amaho, ntago izakuvanira amaho. Abe mwisi uzagabana no mu ijuru uzagabana. Ngerega icyambere kuyikora ngo ni ingororano n'ubukire n'icyubahiro. Nta wayikoreye uzakorwa n'isoni, kandi ntago azikorera amaboko. Keretse abayibeshyera bavuga ko ivuga itavuze, ariko nabo ntibiramo. Ariko iyo uyisenze by'ukuri ikugirira neza. Rero Imana iguha umugisha. Wakoze. Ariko bura nta gihe umuntu ashobora kuvuga wenda itanamubwiye ariko bigahurirana. Byo birakunda ariko biba hake. Ariko urubanza ntirubura. Ruba urubanza imbere y'Imana, ruba urubanza kuko ntago ibura gutashyira akadomo. Kuko uba wayibeshyeye yo irabikora. Kandi hari n'ibyo ikora itavuganye natwe. Urugero rutoya. Ubu ndamutse nicaye hano ngapimiranya nkavuga nti hari umuntu witwa wenda n'urugero Bosco uherereye mu karere ka Nyarugenge. Yego. Buriya Nyarugenge yose yaburamo Bosco? Hoya, ntago yaburamo Bosco. Ndamutse mvuze ufite ideni yabura n'iry'umunyu? Reka ntago byabura n'udafite ideni ry'umunyu afite ideni rya banki nkuru. Bivuze ko hari igihe bikora. Hari igihe bikora kuko birakora, ariko Imana yo mu ijuru ibireba. Iyo ishyiraho akabazo n'akadomo ikavuga ati wambeshya ariko ndabikora. Ndagira ngo dusoze. Yego. Tugusabe nyamuneka uzongere ubanguke udatinze kuko urumva ko imitima y'abantu b'Imana irahumurijwe muri uyu mwanya, kandi ukoresheje igihe cyiza rwose. Mpamya neza ko nta munebwe uri buze kuboneka ushobora gutuma atarangiza ubu butumwa, kandi burafatika rwose. Wavuga wagira icyo asebya yaba ahinyuye Imana. Ndagira ngo nkwemerere udusengera Imana, hanyuma niwumva hari n'irindi jambo rito uhita usenga mu by'ukuri urivuge. Ushobora kuba ari message wenda yihariye, ushobora kuba ari gushimira se. Mbega muri make nguhaye umwanya nk'umunota cyangwa ibiri biuhanirizemo no gusenga. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Icyo nabwira abanyarwanda bankurikiye, abanyamahanga bankurikiye, inshuti zacu mukurikiranye iki kiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana, ku muntu ushakaho ubufasha cyangwa se nk'umuntu ushakaho ubufasha namufasha, namubwira nimero akampamagaraho. Ni 079 25 78 079 25 72 854. Airtel ni 0732 nanone 32 17 41. Ukeneye ubufasha nagufasha, kuko Kristo yaravuze ngo nimutangire ubuntu, kandi nanjye nabahereye ubuntu. N'agafaranga wafasha umuntu nabwo? Imana ikampaye nagufasha, ntago byabura nabyo, kuko burya icyiciro n'ikindi kigenda gifashanya mu buzima burenze cyangwa busanzwe. Nkuko tugenda turutana niko tugenda dufashanya. Oya, n'agafaranga ntukabuze biranagose. Nabyo no kubera Imana ngo igiduhisha. Imana igumugisha. Ayo magambo niyo nari mfite, reka dusenga Imana. Data twese turagushimye,
tugushimiye kuri imbere boshana vone tarazene kire destar tugushimiye kuri Imana ibohoye imitima imaje kumvira ijambo reka ugomeze guherekeza iri jambo ibibi byinshi birebe ritinye bitakuvuga birirebe ritinye ariko umutima ugushakaho urirebe urihembuke kugira ngo izina ryawe ribashe guhabwa icyubahiro mu bwami bwose cyangwa se kwisi hose nukuri wakoze kudufasha Mana wakoze kubana natwe urakoze ko ugomeje kungeza aho umucyo wavuze mucyo wagamije mwami uhabwa icyubahiro kuko mu isi no mu ijuru abikwiriye tubisabye twize mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwari muri kumwe na Ngendana nayo Jean Paul mba igasanze mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo ibindi Imana duhana umugisha Imana ikabara kwiciye umwako Imana nyiciye umwako amen.